Okay, komantere ngewe ejo bundi amasaha yangereyeho ndara kwa Dakwini arancumbikira bisanzwe, ariko ngewe umugore wanjye uzwi umugore nyawe ni Keza. Ukava no hejuru akeza ugahita ujya ku buryo nava kwa Keza ngo nuko Dakwini akubise ku kibuno. Aye byarakareka ntago byavamo, ntago byashoboka sha keretse nariyaka. Yubu naba nashyizemo icupa Dakwini agakubita ku mataye nkava kwa Keza nkajyayo ntibibaho. Oya Keza ndamukunda cyane, ariko hari igihe ukubitana n'umukobwa mwiza par exemple nka Shadibu. Nawe ukavuga ati kabisa abagabo benshi hano bafite abagore beza hano ku isi. Abagabo benshi bafite abagore beza nibo baca abagore babiri. Oya agapira ntakarimo, nako agapira, ariko nanicaka ko agapira bura naje kureba nsanga gashobora kuzamwangiriza, kuko ngo turadupira natwo ngo hari ibyo twica ku muntu, ugasanga umuntu abuze urubyaro nangwa iki. Nkuriya abanyiyongoza gute anziye antukavure. Uriya mukobwa niba atararizwe ndaza kumukosora muri iyi minsi. Kira interview, nkora interview nyinshi hano muri iki gihugu, buri interview nzajya muvugaho kuko yansembuye. Oke abakobwa rero bagize ishyari, bari bazi ko nzabarongora bakabona Keza arankukanye, bagerageze singe musore njyenyine hano ku isi bashakira ahandi. Ubwo rero igikombe Keza yaragitwaye, bagabanye Rugambo. Yes, nanjye ngusuza ukurikiye Umutako TV, nizere ko meze neza cyane. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba. Nizere ko umeze neza mu bice bigiye bitandukanye. Subscribe, like, share na comment kugira ngo ujye ukurikira inkuru zacu zitandukanye. Dusura abantu batandukanye mu bice bigiye bitandukanye, ariko twegera abastar cyane bagiye batandukanye. Icyamamare Yakamwana Oji ngayo mtoto ya Masisi ngana sakana kate. Si mtu alingia sakana na ngai. Na buki yo penza kingu ngana kata penza bilengi ya zamba. Za bilengi ya zamba. Ngayo. Bazalo bio. Ngai. Mwana na ngoma za Somali. Ariko nawe uri kwiyaranja muringana, ariko ujye ugenda uhatiriza uzarimenya. Njyana nkukurikira kugira ngo numve ibyo uvuga nkagenda nanye ajye nzagafata. Uzagafata ururimi burya kugira ngo umenye ururimi. Ugenda ushyiramo ingufu ukabivuga bigapfa bigenda biza aho wabyibiga. Nawe ugize isoni zo kuvuga ururimi nta nubwo urumenya. Reka dutangiye dusuza abantu badukurikiye. Of course mwenyewe nitwa Isiaka Manager. Isiaka nanjye banyita Yakamwana Oji. Ndi umukinnyi wa filime nyarwanda, nyina filime nyinshi, nyina comedy zitandukanye, ariko mbarizwa muri Rwanda Paparazzi TV, ubutumwa bugufi by Vidi Frank. By Vidi Frank, of course. Ongera ariko ngo Nyirurugondi. Ngewe ngubu wabaye umuntu w'umupapa. Nanjye nkwibanye urugo rwa Keza. Nyine urabona ngewe na Keza wanjye, madame wanjye, urabona arakeye. Abantu bose arayaka. Bwa mukobwa kuko yakwemeye gute, wamuterese gute. Korona madame wanjye ni icyuki. Abantu baramubona bakamira amaritiro. N'abantu bamamagara ati yaka kuko waduhaye nimero za madame wawe. Araba bamukenera nazo nabaha. Namwigiye barya neza. Attention kuri Keza wa Yakamwana. Reka dutangiye ikiganiro. Impamvu twagutumyeho ni byinshi na byinshi ibyo bitandukanye. Of course ngo bitandukanye n'ibyo abandi, naje nsenya za nkuta zanze gusenyuka kugira ngo nerekane ibirimo indani byiza tubyereke isi yose ndetse n'abanyarwanda. Muri ino minsi twagiranye ikiganiro na Dakwini na madame wawe. Unanamba bari waramamagara ambwa ati madame wanjye bitumujyana ahantu nazi kubera iki, tiyo banamukura n'amenyo wamujyanye kubera iki. Dakwini atuganije byinshi bitandukanye n'ibyo, niyo mpamvu nje hano kugira ngo mbikubwire tunabiganire nk'umugabo mutsubize. Uri tayari dutangire mbikubazaho?
njyewe am very ready, njyewe ndi tayari sayare yose mba ndi stand by Karisiwa. hari amagambo madamu wawe yavuze nubwo utarareba video ariko ndaza kuyakubwiraho, ariko turimo turitsa cyane ku kivugwa ku burozi. The Queen yemeye mu kiganiro avuga ko yakuroze, yagushyize mu icupa nta hantu na hamwe uzajya hose uzajya ugaruka umusange, ari niyo mpamvu tubona ahantu hose wasuye kwa The Queen. Komantere kuri ibyo binavuze. Okay, komantere njyewe ejo bundi amasaha yangereyeho ndara kwa The Queen arancumbikira bisanzwe, ariko njyewe umugore wanjye uzwi umugore nyawe ni Keza. Uretse ko nyine The Queen duhurira muri filime Paparazi ubutumwa bugufi, niho duhurira kenshi, ni umukinnyi wacu, kandi urabona njyewe mu butumwa bugufi iyo Vida adahari ni njye ubayoboye, bari abakinnyi bose ba Paparazi, ndi komanda wabo. Vida ni perezida ukaba visi perezida? Njye ndi visi perezida wa Paparazi ubutumwa bugufi. Marigreke bari abakobwa bose ubona ndi umuyobozi wabo, barankunda nanjye ndabakunda, uretse ko umudamu wanjye ni Keza, nawe turabana muri groupe ya Paparazi ubutumwa bugufi. Ahangaha uvuze ko ejo bundi ngo amasaha yakugireho ukarara kwa The Queen, ariho The Queen yabwiraga Keza ati twanararanye, bakarekanana n'uburyo kuri telefone baguhamagaye. Ahangaha naho none kuvuga ko The Queen yaba yarakuroze, wemera ko warozwe? Oya, The Queen ntabwo yanduze, uretse ko ndamukunda, nose yarandyohereje cyane ku buryo nareka umugore wanjye. Ubwo burozi ashaka kuvuga ngo afite amataye yari afite, ariko urabona ko kasheri kanjye niko Keza aba. Ushobora kuba ufite ibyo binyama uvuga ko ufite, ariko buryamo indani hahandi nta kintu kirimo. Ngo njyewe se yaravuze, The Queen yaravuze ngo wowe ngafite amatako meza ngameze neza. Hanyuma Keza madamu wawe aravuga ati ushobora kuba ufite ibyo binyama bimeze nka byo muri busheri za Nyabugogo, ariko mo indani muri hahandi nyine nta kintu kirimo. ubu ni madamu wanjye ni umujisitema, Keza wanjye ararasa. Keza buri ushobora kumuzana nk'utugambo barakakubwira ijambo rimwe rikakugeraho uterebye. Uriya madamu wanjye nawe ndamwubaha cyane, niyo turi gutera story tuganira, turi guserereza, kuko hari igihe tuba turi kwikinira amakarita. Urabona hari ukuntu mukina amakarita, urabona hari Bwana na Seti, urabona akaba wenda afite Bwana akandongora, njye mfite Seti, ariko tuba dukina turi iwanjye twiterera story na madamu wanjye. Aho ngo turacyahari, ariko yakuri murankwepo nta muntu uryamira ko yarozwe. Niyo nk'ubu ngubu njyagize umuntu ndoga ariko akanaga uburozi bwiza nka madamu akanshyira mu icupa sinabimenye, ariko The Queen we aravuga ko yakuroze kugira ngo ahubwo yanduze uburozi bwoko ki? tubwire ngo akugiriyeyo muri baba yakuza ku kibuno tuzabirukana ngo yakubise ku kibuno nzaniruka ukava no hejuru y'akeza ugahita ujya kumureba. Uburyo nava kwa Keza ngo nuko The Queen akubise ku kibuno, byarakareka, ntabwo byavamo, ntabwo byashoboka keretse nariyaka. Ubu naba nashyizemo icupa The Queen agakubita ku mataye nkava kwa Keza nkajyayo, ntibibaho. Aho ngaho wenda birumvikana, niyo mba yakoroze byiza kuba uva mu rugo iwawe ukajya kumureba, nabyo ni byiza, ariko nta kibazo. Oya ni umuvandimwe, kumusura Keza nawe arabizi, tuba muri groupe imwe, kuvuga ngo mubwiye ati Keza ngiye gusura The Queen, akabimpera uburenganzira nagenda nkamusura, ariko mbanza kubimenyesha Keza ko niwe ubu ngubu niwe unyoboye muri make, niwe kiongozi wanjye, kuko ari madamu w'urugo. yes. Ari byabayeho mu kazi anyobora mu rugo, ariko mu kazi iyo duhuriye muri filime Paparazi ubutumwa bugufi, ni njye komanda wabo. Keza yavuze ngo karyoshye ngafite inyanja, iyo nyanja nk'umugabo mu rugo waba warayibonye? Ariko abanyamakuru namwe hari ibyo mubaza mutagakwiye kubaza, nk'iyo utangiye kugera mu buriri bwanjye ngo biba bimeze bite, urumva namwe oya, that is not good. Niyo mujye mubaza ibibazo, pana kumbaza ngo mu buriri ngo Keza wawe ngo bigenda bite, ngo ameze gute, iryo ni ibanga ry'urugo my friend.
ariko hari icyo dakwina murusha ariyo mpamvu ujyayo. ukaba dakwini kujyayo ni ukumusura nk'umuvandimwe cyangwa se amasaha yaba yangereye urabona iyi saa 2 ni danje akaba yancumbikira bisanzwe ariko ntabwo bivuze ngo uyarango namuca inyuma niyo narayo ansesera muri salo muri salo ariko ya masaha ageze utayikatisha ayayi masaha ndi umugabo nawe uri umugabo turubatse nshobora kugira ariko madamu ntabimenye urabona kibarega guca umudamu inyuma icya mbere ni ukubura ukiza yarambwiye ati ngewe nubwo wanca inyuma ukamenyera igitenge ukamarasiyo ariko simbimenye naza nkamukubita kabizu nkamubwira neza shiri wirute tugura iki nkamukubita amafaranga yo kwisukisha umusatsi bakawugira terebye buriya abagore ni nk'abana bato ikibi ni ukumuca inyuma akabimenya ko umuca inyuma warangiza ukamubwira nabi n'ibyo ariye burya ntabwo bimugera ku nzoka ararya ukabona ahora mu bibazo ntabyibuhe ariko umudamu nubwo wamubwira neza gusa nubwo yamenya ko umuca inyuma ariko wagera iwawe ukamutetesha ukamukubita agakisi ukamuganiriza neza sesa bivuze ko burya umudamu iyo umuciye inyuma ukajya mu bandi bagore kugatoka kamuha keya akamujyanira agasamake akavuga kandi wagwishije kujamo urabona nkanjye madamu wanjye nshobora kumuca inyuma ariko naba ntashye mvuye ku kazi gaca kuri busheri nkagura ikiro cya roti kakatanu nkagura isamaki nkamushakira akantu keza mbese kari bumushimishe ahita yishima urumva ukigera mu rugo ka bizu keza ka surprise urumva ugakaraba urumva nawe wowe umugore umuciye inyuma arabimenye warenze ukagerekaho no kumukubita kumubwira nabi ntuzanamubwire ngo sheri n'umusi uzi ko hari abagabo badashobora kubwira abagore babo ngo sheri kamuhamagara ngo we nyirakanaka ntabe yatinyuka kuvuga ngo sheri barahari benshi ngenda bazi ariko nigeze kubona umusaza w'umusirimu umusaza n'umukecuru umusaza ari kubwira umukecuru wiwe ngo sheri kandi ubona bashaje ariko ukabona abantu babyaye nka kabiri ntabe yabwira umudamu we ngo sheri ngo we mama runaka ngo vuye hano ugasanga ntazi no kubwira umugore w'akajambo keza bari akajambo ubwira umugore yaba yanarakaye akishima muri abagore ni nk'abapeti ni abana bato cyane n'abapeti yakaniriye ijambo ukunda kubwira keza iyo muri kumwe muri mu rugo mutuje ijambo rikuza mukavuga ati kanimubwire wumva rihora munini keza ngewe mubwira amagambo menshi yo turi mu rugo sheri bebe hani bombo biswi bese twa tuntu twose turyohereje bombo biswi shikare turabona utuntu turyoshye juice wanjye kamwe hanyuma wa wundi wawo yanda yawe yo hanze dakwini yes no samugara w'isezerano ni keza ko dakwini kandi yawe hanze dakwini ni igitomati come here no hano nyicareho akaza gahita nyicaro na bya bitaye byose bikanyuza urabona ibitaye dakwina afite bya bibuno bye byose akabinyicaza urabona nkumva mbese bana ndi mu ijuru kandi nahari sinzi niba nzanajyayo cyakora ikintu nashimiye industry nyarwanda shamaze kuba umustar abakobwa barankunda agafaranga ndagafite mfite n'umugore ahubwo nirinze ama baby na rusenya reka inama nakuvuga nk'umugabo mugenzi wanjye mbese akamwegumira iwawe keza nawe yaramannyo nk'adakwiye azayabona ubundi guca inyuma mugura ntabwo oya keza ndamukunda cyane ariko hari igihe ukubitana n'umukobwa mwiza par exemple nka Shadibu nawe ukavuga ati kabisa ni abagabo benshi hano bafite abagore beza hano ku isi abagabo benshi bafite abagore beza nibo baca abagore babiri usanga umugabo afite umugore mwiza ariko ugasanga umugabo ni yandaya ya danje kandi wareba umugore we uramutipe ko afite umugore mwiza kukigira indaya kuri
hari benshi muri abo muri za kabari kandi nzi n'umudamu ufite umugore mwiza byataye ariko yabona undi mu bebe usanga njye hari umugabo wigeze kuntuma umukobwa mwana uye we yarambwiye ati ugenda mpigire nimero z'uriya mukobwa nuza ndahita ngo 10,000 umukobwa twari tuziranye ndagenda mukuraho nimero ndazimuzanira ahita amukoringa kuki utanzeho urugero Shaddy Boo mu Rwanda ubona Shaddy Boo ari umukobwa mwiza kurenza abandi ku buryo uvuze ati Shaddy Boo nyine Shaddy Boo ni mwiza ariko ntabwo yaruta Keza wanjye kubera ko Keza niwe wanjye ariko Shaddy Boo araremetse wallahi ntabibanga ririmo Shaddy Boo basizambabarije ankubite kabizu gusa hano kutama kamwe gusa nzisengerera ikesi ya mitsingi ukunda iki kuri Shaddy Boo Shaddy Boo ateye neza abyibushye neza urumva afite ibuno riremetse urumva afite agasatsi ke ukuntu noneho iyo gesetse we mana Yesu we Shaddy Boo Imana yarakuremye ndabivuze ndiyaka Shaddy Boo nkumva arampamagaye ati akamubona hano winjire mu cyumba cyanjye Shaddy Boo kavuga ati yakangwino nsure mu cyumba cyanjye ndakubwiye ngo yaba ari amateka nubwo napfa nubwo umwaka utangiye nta buryo ariko Shaddy Boo tukarana ijoro rimwe ashaka arabyumva ko mwese muri byamamare muzahora kuri age yanyu Instagram nkore zanamwandikiye musa nabona yakamwaza ndagusuza Shaddy Boo ni cyo tujye tureka ibintu byo kujya ku ruhande Shaddy Boo ni mwiza pe muramutatse cyane Keza naze kubona ikiganiro twagiranye ntago biza kuba induru mu rugo rwawe uya Keza aranzi niko neye iyo mbonye umukobwa mwiza ndavuga ngo ni mwiza yaba ari mubi nkavuga ngo uriya mukobwa ni mubi Keza yaranzi yaramenyeraza imico yanjye nta kibazo yabigiraho hari ibindi bintu hari umukobwa mukenera muri filime ubutumwa bugufi hije kwangu ntago wigeze ugeza ku busobyi bwe ngo gaguhaye ibintu ku busobyi bwe n'ababugejeje kuri yabo uriya ni Marjina madamu wanjye bamwita Sandrine fiti ibuno shaho uretse naza kuva mu kiganiro urabona ukuntu ibuno riri mu kanzu urabona afite ibuno riremetse kutigeze mugeza ku busogi bwese uriya mwana ateye neza nubwo atisize mu korogo ngo atukure ko ateye neza sha niwe wanantabaye cyagiye bankubise mwe nabonye bakwishe disi bankubise sha bamenye ijisho arantabara araremetse fite ibuno ebana riri kuri nivo ebana ndakubwiye ngo bararipimye bashyiraho metero kare ebana ziringaniye kabisa yemeye ko yanaguhaye ngo ariko yakubwiye ko utageje ku busogi bwe nibyo nta kibazo ubwo nyine ubutanzagerageza wasanga mwe muhuye bavuye ku kindi kigo ugasanga birakunaniye oya nzagerageza ubutanzisubiraho muryohereza yakanga tubwire rero mu rugo rwanyu ngo bimeze bite tubwire uko bimeze mu rugo rwanyu nyuma y'ubukwe bwanyu ibyo wagiye wakira hanze uburyo bimeze ngewe mu rugo rwanjye mu gitondo nkibyuka bya bindi abandi babanza kunywa icyayi n'umugati ngewe ndya ubugari mu gitondo n'inyama y'inkoko saa sita agafiriti umuceri na ka pirimusi kaba kari muri firigo urabona pirimusi ni inzoga y'abagore ariko saa sita iyo maze kurya sozaho cya pirimusi cya mobimbo ariko nimugoroba saa 9 ubundi mba mbyutse ko tuba twiryamiye twebwe ngewe na madamu saa 9 tukabyuka tukajya muri ka siporo ka nimugoroba tukava muri siporo tukajya ahantu hari agahoteli tugafata kamwe ubundi tukitahira ese nta mafaranga ya kamwe amafaranga ni musema kweli faranga y'umuswere yaravuze ngo faranga ni musema kweli yewe bango mbongwe lekinyo amafaranga ruta byose
yakarakoze ko umugore wazi ibintu byawe byose ejo muri tugukora ikiganiro yambwiye ngo akunda agafiriti akunda agatoki karimo ubunyobwa none nawe naranzi iyo nimugoroba iyo navuye narisomye anikira uturyo tworoshye two koroshya mu nda turayi ubundi njye nta nubwo nkunda ibintu birimo amavuta hari ukuntu namweretse ukuntu njye ubundi nkunda no guteka iyo atatetse ndateka madamu wanjye ukuntu ufata ibirayi ukabihata ukabitogusa ugashyiramo ugatereramo agasenda ugakubitamo agasosi tomate ukubitamo ubunyobwa ku buryo isupu iri bubiremeye rero ukabitogusa gutya gusa ntukarange ugakatiramo igitunguru ebana puwavuro kirakito aba ari damaje ya danje ariko ibintu numva ari byiza ariko ntabwo uratera inda umusirikare oya umugore wanjye ntabwo ndamutera inda ndi gushaka kumutera inda nko mu kwa mbere ibivuga se ko yaba yarashyizemo agapira oya agapira ntakarimo ntabwo agapira ariko nanicaga ko agapira buriya naje kureba nsanga gashobora kuzamwangiriza kuko ngo turiya dupira natwo ngo hari ibyo twica ku muntu ugasanga umuntu abuze urubyaro nangwa iki ngo hari ibyo agapira kangiriza twebwe hari sisiteme dukoresha y'agakingirizo kugira ngo ntamutere inda kandi haracyari kare noneho mwese mwakundanye munabana kugira ngo muzabyereho nk'unakobwa kubera icyo udahita ukamaraso mugahita mubyara umwana ubu nshaka mu kwa mbere nshaka ko dutangira umwaka mutera inda ku buryo uriya mwaka n'agafaranga kazaba gahari gatubutse muzabibona rwose ntanamukubise ka perinariti muzabibona seje bundi se tariki ya mbere z'ukwa mbere 2021 yakazatera inda keza c'est ça oui voilà urumva ko iyo tariki zabaye tayari kandi ngiye nzamutera inda saa 9 z'amanywa tubyuka tujya muri siporo tayari umwana yamaze kwinjira direct ngiye nitwa mudahushwa nako kanya muri nako kanya ngiye ndi mudahushwa yaka hari ibintu twabonye nabibonye nimba uri mu gitondo hari umukobwa watutse umugore wawe uriya mukobwa witwa ngo niba ari nanjye yantutse witwa niba ari Ariane sinzana yakoze ikiganiro arantuka ariko uriya mukobwa ni igicucu ni bici urumva cyari ko ngo niba ari cya Ariane niba ari Liliane niba ari Liliane ni ikiguri nkanjye aranyiyunguza ngewe views ngira kuri YouTube azirebe andebe ngewe superstar ya Kamwana n'urwego ngezeho muri industry nyarwanda uriya azanyigezaho niba ashaka guhitinga nahitinge muri systems apana gushaka kuzamukira kuri ya Kamwana OG ngana superstar na utanakungu bolole wana usagana nanga ibinga wapi buriya ngewe naririnze gutukana ariko uriya mukobwa yansembuye umukobwa nkuriya ufite amabere wagira ngo ni ibitabo bya registre afite mu kanwa ni nk'ahifi wagira ngo ni hafi yariye yone nkuriya abanyiyongoza gute anziye antukavure uriya mukobwa niba atararizwe ndaza kumukosora muri iyi minsi kira interview nyinshi hano muri iki gihugu buri interview nzajya muvugaho kuko yansembuye nari maze igihe natukana nari narabiretse ariko uriya mukobwa ushaka kunsembura mukobwa unuka kuriya indaya y'umunyamwanda ushaka kunyinisha ngewe ya Kamwana OG gusa gute mwaho we yakiranuka kiriya nta n'ikariso yambara ni ukugenda azunguza ikibuno gusa mu muhanda ikibuno se kizamumarira iki aragikona nyine ikibuno arabatanze kanzakizunguza nanjye menye ibyo abandi bandushije ndakubwira uriya mukobwa nubwo yamituru keretse nyongereye hari miliyoni uriya ntabwo namurongora ngewe niba bamubeshye ngo aseka neza aseka nk'ifi yamize yona afite mu kanwa nk'ahifi wari wabona inkoko iri kwituma uzarebe mu kabuno k'inkoko yarangiza akajya hariya
akajya kumvuga ngewe yakamwana n'abafolowazi mfite ngewe kuri iyi si abantu bankurikirana nk'uriya mukobwa buriya koko yari yasinze yari yanyweye urumogi kunyiyongoza ngewe yakamwana nta n'undi muntu uraninyuka muri iyi indasitiri nyarwanda umukobwa nk'uriya igicucu nka kiriya indayi ngo araseka ajya yirirwa yasamye imbere ya za kamera ngo araseka uriya ajya abona afite shinya nziza na Shadibu ubwo ari icyuki ntaranuka nkatswe ingegera nkiri imbwakazi nkiri abantu uzanamwiyama ijambo mubwira twigire ku umva wandayawe niba ushaka guhitinga uhitinge mu byawe ngewe yakamwana ndakwiyamye utaniranya n'isi wa mukobwa we ndakwiyamye ntunzi sinkuzi ntuzongere kumvuga abaze uvuga ati mfite imigeri yani nk'iyasugira hasi imodoka za benzi ati munamutse mufashe ahita mukubita umugeri umwe izina ry'Imana rwa rukobwa rwambabaje uko ngiye mbibonye mwana ku kiganiro rwakoze mwana ruri kuntuka mwana uriya mukobwa buriya duhuye ni izina ry'Imana ntapfuye yapfa amusiriyasiri tumuveho yaka amakuru ya Gatsiri ndetse na Dekate oke Gatsiri ari kumwe n'umuniga wanjye bita Mugabo we banarandemera buri munsi Gatsiri na Mugabo bari kubikora bari Kansas muri Mississippi Mugabo Gatsiri tumeranye neza ntaribi ahubwo hari undi murezi w'umunyamerika yari yayongoje gukoresha izina ryanjye kuri Instagram akora Instagram aragenda yita yakamwana official ariko nagahagaritse nakanyamerika kajya kanyitirira Instagram yanjye ni yakamwana OG yakamwana OG ari ifoto imeze gute yakamwana OG ni ngewe yakamwana OG ni ifoto yanjye bisanzwe yes wambaye agakote k'umutuku nambaye bere fer yamwiregeza hanyuma se Dekate maherukana oke Dekate ntabwo duherukanye kuko ngewe Dekate akora ibye nanjye nkora ibyanjye akomeza akore Dekate ntabwo nshaka kumuvuga nabi ariko Dekate nta cupa ry'inzi byo kujya yirirwa rero agenda mvuga nta n'icupa rye angabanyeho amagambo madamu aravuze ati Dekate ni umuntu utamenya aho aherereye uno munsi aragutaka ejo akagusenya uno munsi akagutaka ejo akagusenya oya Dekate we yarananiranye ni indisipurine ntawe adatuka abantu bose baramuzi yirirwa atuka abantu bose nanjye yarantutse oke murakoze cyane yakamwana urihangana gato dusoze hagati iminota mikeya nkubaza ibibazo 2-3 ubundi nzize dusoza ndabizi ko umwanya kubona biba bigoye gira ikintu ubwira abakobwa babonye ubukwe bwawe bagahita bashaka kuba baza gusenya urugo rwawe bagutesha umutwe oke abakobwa rero bagize ishyari bari bazi ko nzabarongora bakabona keza arankukanye bagerageze singe musore ngenyine hano ku isi bashakira ahandi ubwo rero igikombe keza yaragitwaye bagabanye rugambo hari umuntu wambwiye ngo uzambarize yakango se ngo mu gitanga gishobora gukora ibintu ngo freje ngo kwanga ngo ndataye ngo buryo ubona nta gatege uzamutubarize bisubire ibyo ngibyo byo kumenya uburyo nkora akazi kanjye mu buriri ntago babishinzwe ahubwo bazareba ibyabo yes asura kumusuba uko nabantu baje kumviriza kumviriza iki se nibaza kumvira se umungu wagize ngarashobe kajya kumvira gategaho gute nese ubwo ngiye mfite igipangu nuzumviriza inyuma y'igipangu ariko ubundi yakatuye Nyarutarama mani wabo w'abakire hari umuntu wavuze ngo muri no mise ngiye ko kwibira bibanga amakuru ndumva umugore wanjye ajya kukugurira inzu ngakuremere nkuko umaze iminsi umuremera umugura amakariso umugurira imyenda musohokana mujyana ku mazi ujya kumwereka abashuti bacu babe musanze ngo nawe ngo ngajya kukugurira inzu okay madamu yankubise na ka surprise muri hani muntu angurira imodoka nanjye mugurira NC ariko byose ni ibyacu
tubwira noneho ukimusohokana ishusho wabonye kuri ba bavandimwe bacu bari i Musanze Peter na Paul na Andre. Peter na Paul na Andre ni abantu twishimiye cyane, nanjye ubwanjye baranshimishije. Turi guteganya no kuzaza kubasura ejo kuri bonane, tukaganira nabo bisanzwe kuko ni abasitari, natwe turi abasitari. Bari abatipe baranshimishije cyane, serious, n'abana biza cyane. Kuba cyo wafashe umwanya ukavuga ngo reka ngende umugore wanjye Keza njye kumwereka bari abana, akaba wafashe umwanzuro wo kumujyana i Musanze? Twari groupe ndende, ni Be Kind, ni Be Kind Comedy, nibo twajyanye. Turagenda dukorana nabo ibiganiro bisanzwe. Be Kind isanzwe baremera bari abatipe, so twaragiye nyine turi kumwe na Be Kind, turabaremera dukorana nabo ibiganiro turitahira. Ariko wabonye ko ibiganiro byagenze neza, ariko bari abagabo baranshimishije mu buzima, mu basitari bose nabonye ku isi. Bari abagabo ba Musanze, bari abagabo bameze nk'abana, kandi umwe ngo afite imyaka 100, undi ngo ni 80, ni mutoya muri bo ngo afite 40 yana. Bari abagabo baranshimishije, nabona abasitari wallahi serious kabisa, bana birenze bitewe n'imyaka bafite n'uburyo bangana, noneho story zabo bana kabisa bararenze. ubona bazasaza ku myaka yabo, ukuntu ubu babona n'imyaka bafite, ubona bazapfa gusaza. Baraga bashobora kuzageza no mu myaka 200. Bo nibo abantu ba mbere ubona ko bakuze kandi bameze nk'abapeti, bameze nk'abana bareshya gutya, umwereshya n'iyi ntebe. Nigeze gukora ikiganiro nabo bari nayo i Kigali, baransetsa cyane, numva nawe baragusa. Oya, bari abajama nta muntu batashimisha ku isi. Kwa kuri nayo ngera ahantu abantu bagasika bakanyishimira, abana bari nabonye bandenzeho kabisa. Naho ubwo babonye ufite n'imodoka wayibaha, njye nuko ndi umukene shawara, nta kintu nabaha bari abajama. Ako habura iki kugira ngo abantu nk'abari bafashwe, cyangwa nkuko tubona abandi bantu bafasha abantu babubakire nk'inzu, babashage n'imodoka izajya batwara bataye muri buriya buzima? Njye mfite ubushobozi bari abatipe nabageza hejuru kabisa. Abo ngubo abantu abayobozi bari seriye, bari abatipe kabisa. Icyo bwira abayobozi b'akarere ka Musanze ndetse n'abantu bafite umutima wo gufasha, babwira ati mwagize icyo abayobozi, njye ntacyo nababwira, ahubwo abantu bafite umutima muzima, bari abatipe rwose bazagerageze babaremere kabisa. Abantu bafite ibintu kuko abakire barahari ni benshi, bazagerageze abantu bari abaniga babaremere kabisa. Bari abatipe barashimishije. Njyewe nageze iwa ahantu bibera, ukuntu bibereyeho, story zabo numva kabisa baranshimishije. Gusa njyewe mfite icyo mba wallahi nabafasha kabisa. Ni igikorwa cy'urukundo cy'umutima, urumva Yaka nibo bantu ba mbere numvise Yaka avuzeho agahinda kakamwica, nkumva maribaza byinshi ati mfite icyo mfite. Ariko mwabana mwe ko abantu bakigira umutima, mufatanye basi ne Yaka, natwe ku Mutako TV, ngewe Yaka tuzajyana nanjye mbaremere. Umuntu uri tari ku Mutako ari nomero ziri hepfo, azazihamagare hanyuma abatera inkunga, hanyuma nanjye mufashe. Urabivuza agahinda karakwica. Ngewe abantu uzapange tuzageyo, buri umuntu atanga icyo afite. Nubwo ngewe nagura ibiro 5 by'ibishyimbo cyangwa ibiro 3, nge nkagenda nkabigezayo, agafuka k'umuceri we ntabwo nakabona, nagura igice cy'agafuka, agenda nkabahereza abantu, kubera nibwo bushobozi mfite mani. Umuntu atanga icyo afite, n'ese watanga icyo udafite. Hari abafite ibya mirenge ariko akumva nta kintu yatanga, ariko burya umuntu atanga icyo afite. Uravuga ati umuntu atanga icyo afite. Urabona ubukwe wakoresheje bwagutwa amafaranga menshi, iyo biza kuba nka mbere utarakora ubukwe, nzi n'inzu ko wari kuyibagurira, ariko kuba kwakoze ubukwe vuba amafaranga yagushize. Umva ibyo ngibyo by'ubukwe byihorere mwana, wowe niba hari icyo ufite uzabahereze, nanjye nimbona hari igihari tuzagerageza uko bizashoboka. So I don't know. Tubitse ko arimo aravuga Peter na Paul na Andre. Njye sabura nifite nimero za Peter, ndaza kumuvugisha mu kanya. Umujye ko nawe ndase kandiriye ngo karaga twengeke none. Yewe ntago nagashobora karinze na kakandi kayago.
yago nagiraga twenga ari kuri amuniga bwake kararenze kabisa yago se kabarimo ari mu ngo mpipa njecha celebrate yago wese ni papa yago ndakubwiye ngo ararenze reka twishimire ko bizakunda kandi abantu bafite umutima baracyafite umutima yaka turashoje kugira ngo nkureke ujye mu bindi abakunzi bacu sana subscribe comment ku Mutako TV ebana this is Yakamwana bakibona yakati basharinga ni ebana sharing comment subscribe kila kitu ebana kanjewe kano c'est moi capitaine Simbikano Sentir noir uramoshi deuxième kata bamubonye wamubonye okay bakunzi bacu reka tubashimire cyane ni icyamamare yaka nuko abameze muramubona kamemana bimuvade asutse mu kiganiro agiye kwita telefone afite akazi kenshi gakomeye twaganira byinshi n'ibyo twashaka kumubaza ariko tuzongera tubimubaze reka tubashimire cyane nimba warakoze subscribe like share ndetse na comment reka tugushimire kandi nizere ko waryoheye ibyo yatubwiye komanteri mwana wanyu ni twisiye Yakamwana Mutako TV kuri kiri kiganiro cyo gukurikira iki